Yesu afuhira ubuzima atarimo. Yesu afuhira business atarimo. Yesu afuhira imibereho atarimo. Yesu afuhira inyubako zawe atarimo. Yesu arafuha. Yesu yabonye hari ibintu wimakaza ariko utamubanje arafuha. Ntabwo abikunda. Shalom shalom. Mazina nitwa Dani Mutabazi. Nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza mu buryo bwo kuririmba ndetse n'ijambo ry'Imana. Nifuje gusangira namwe amagambo y'Imana aho nshaka kugira ngo nganire namwe icyo Imana yanshize ku mutima. Hari ubutumwa Imana yampaye, hari amagambo y'inkomezi, hari amagambo akwiriye umukristo cyangwa se akwiriye abagenzi bagana Siyoni muri iki gihe Imana yampaye kugira ngo tuyaganire, tugire ikintu twunguka mu buryo bw'umwuka. Tugiye kuyaganira umwanya utari muremure, ariko ndigusaba Imana kugira ngo tugire ikintu twungukamo, tugire ihishurirwa tugiriramo, kuko amagambo y'Imana ni amagambo iyo aherekejwe n'umwuka wayo asiga akoze umurimo ukomeye mu mutima w'umuntu cyangwa se mu bwoko bw'Imana. Tugiye gutangira dusenga Imana, dutangire tukumva ijambo ry'Imana. Uwiteka Mana igira neza, Mana ikomeye, Mana ishoboye byose, uri Imana ikomeye cyane, uri Imana yumva gusenga, uri Imana itahura uko ibigenza, uri Imana itwitaho umunsi ku munsi. Muri uyu mwanya turi imbere y'amaso yawe, tugushimiye yuko ushoboye byose, tugushimiye kuri uwera, tugushimiye kuzahoraho, tugushimiye ko wahozeho, tugushimiye kuriho. Uri Imana nyiricyubahiro cyose, uri Jehova Shama, uri El Shaddai, uri Imana ikomeye cyane. Nta muntu wigeze akubanziriza, nta muntu uzigera aguheruka, nta muntu ukurusha imbaraga, uri nyiricyubahiro cyose. Aka kanya tuzamuye ibendera ryo kunesha yuko ushoboye byose, yuko uri Imana ikomeye, yuko uri Imana ihambaye. Aka kanya tugiye kumva amagambo yo mu kanwa kawe, amagambo wahumekeye ubwoko bwawe kugira ngo mu minsi nk'iyi tubashe gukomezwa n'ibyo watugeneye, n'ibyo wasutse mu isi, kugira ngo bitubere inkomezi, bitubere umuyoboro. Turakwinginze rero duhishurire, twumve byinshi kubw'uyu mwanya. Urakoze, ushoboye byose, none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nkuko nababwiye ko tugiye kuganira amagambo y'Imana. Hari ikintu Imana yanshize ku mutima, hari amagambo numvishe twaganira ari gufasha umutima wanjye. Numva ko namwe yabafashisha kugira ngo mugire ihishurirwa muri yo, mugire inkomezi mukuramo, kuko ni amagambo meza, ni amagambo yakuyobora mu gihe gisa nk'iki, mu gihe abantu benshi bakwiriye kumva ijambo ry'Imana, bakwiriye gukomezwa n'ijambo ry'Imana. Tugiye kureba amagambo y'Imana ari mu rwandiko rwa mbere rwa Petero n'igice cyaho cya kabiri. Turahera ku murongo waho wa kabiri, turasoma. Handitse ngo, ni mumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe, ribi ry'igiciro cyinshi. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera, bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Kuko mu byanditswe harimo aya magambo ngo, dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka, ryatoranijwe kandi ry'igiciro cyinshi, kandi uryizera ntazakorwa n'isoni. Nuko rero mwebwe ubwo mwizeye, muzi ko ari iby'igiciro cyinshi koko. Naho kubanga kwizera, ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse irikomeza imfuruka. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Aya ni amagambo tugiye kurebana cyangwa se kwigana. Nahaye intego ivuga ngo, uburyo wubaka wibuke ibuye. Mu byo wubaka wibuke ibuye.
aya magambo ni amagambo agaragaza cyane umumaro wa Kristo cyangwa se imbaraga za Kristo, nicyo Kristo amaze mu mirimo ya buri munsi, mu byo tugenderamo, mu byo dukora, agaciro afite n'imbaraga afite mu bikorwa byacu bya buri munsi. Bisobanuye iki? Bisobanuye yuko Kristo mu byo twubaka byose, mu byo tugenderamo byose, birakwiriye ko tuzirikana ko ibyo twagenderamo byose mbere yuko tubikora tugomba kubanza kwibuka Kristo. Bitugaragarije yuko Kristo ari we buye kandi ryifashishwa mu kubaka. Kristo ubundi muri rusange usomye amagambo atandukanye ari muri Bibiliya atugaragariza yuko Kristo ari byose. Iyo wagiye mu gice cy'abana batoya hari uburyo Kristo agaragara. Iyo wagiye mu gice cy'abacuruza hari uburyo Kristo agaragara. Iyo wagiye mu gice cy'abavugabutumwa hari uburyo Kristo ahishurwa cyangwa se yigaragaza. Ariko ahangaha ho twinjiye mu gice cyangwa se muri pozisiyo y'ubwubatsi cyangwa se yo kubaka. Noneho Kristo ahishurwa nk'ibuye. Bene data, muri urugendo rugana mu ijuru cyangwa se mu buzima turimo bwa buri munsi, tujya tugira imirimo itandukanye dukora, imishinga itandukanye cyangwa se ibikorwa bitandukanye, tukabitangira hari ibintu twifashishije, hari ibintu dutangije, hari ibintu twitayeho, hari ibintu dukeneye nk'ibintu bizadufasha kugira ngo tugere ku ntego yacu. Niba ari ubucuruzi, bizagusaba gushaka aho uzakorera, ibyo ni ubushobozi. Niba nubwo bucuruzi ugiye kubutangira, bizakenera yuko ukenera amafaranga yo gutangiza iyo mirimo. Niba uri umwubatsi cyangwa se ufite akazi runaka ukora, bizasaba yuko ukenera ubushobozi butandukanye kugira ngo ugire ibintu wubaka nurangiza ugere ku ntego ushaka. Bivuze iki? Bivuze yuko imirimo yose dukora tuba dushaka kugera ku ntego, tuba dushaka kugera ku nsinzi. Noneho iyo nsinzi cyangwa se iyo ntego tuba dushaka kugeraho, hari ibintu dutangiza, icyo twakwita nka input. Mu gihe dushaka output cyangwa se dushaka ahazaza hacu heza cyangwa se umusaruro wacu mwiza, hari ibintu dutangiza kugira ngo bizadufashe kugera ku ntego zacu. Umwubatsi azatangira fondasiyo, ashyiremo amabuye akomeye, ashyiremo umucanga, ashyiremo sima ihagije, bityo bizamufasha ko azarangiza inzu ye ikomeye kuko yatangije fondasiyo n'ibintu bikomeye ndetse yanayitayeho cyane. Icyakora nayitangira yanengetse cyangwa atashyizemo imbaraga, ya nzu izaba nziza, itera amarangi, ariko nyuma y'imyaka 2 inzu ihirime kubera ko hasi nta rufatiro, nta musingi, nta mabuye akomeye ari. Bivuze iki? Bivuze yuko mu byo dukora byose hari ibintu twifashisha, hari ibintu dukenera. Iyo twubaka ubuzima bwacu bwa buri munsi, akenshi tuba tureba ahazaza, tuba twita ku bihe, tuba twita ku hazaza hacu mu minsi izaza. Ibyo tukabikora duteganya. Uwubaka inzu abavuga ngo reka nubake inzu ikomere, ariko ejo hazaza izaba ari inzu y'icyitegererezo, izampesha n'ishema muri sosiyete, izatuma nanagira umusaruro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uzacuruza azashyiramo imbaraga, ashaka abakiriya mu buryo butandukanye, ariko intego azaba afite izaba ari intego yo kugira ngo abone amafaranga menshi yagure bizinesi. Ubwo ni uburyo bumwe cyangwa se ni uburyo butandukanye tugenda turemamo cyangwa se twubakamo, turemarema ubuzima bwacu kugira ngo ejo hazaza. Mbibutse yuko ibi byose tubikora dushaka kubaka ejo hazaza. Bisobanuye yuko tuba dufite amakenga, tuba dufite kwibaza, ese ko bimeze gutya none mu myaka 5 bizaba bimeze gute? Ni gute noneho nakubaka ubuzima bushingiye ku iterambere,
ku buryo ejo hazaza ntazasonza, ku buryo ejo hazaza ntazakena, ku buryo ejo hazaza ntazasabiriza. Bivuze yuko ukora ibyo ari byo byose atangije amaboko yiwe mu murimo akora uwo ari wo wose, aba afite intego, aba ashaka kubaka ubuzima bwe bw'ejo hazaza. Icyo naje kukubwira ni imikorere yawe na Kristo. Icyo naje kukubwira ni bwa buzima ubamo bwa buri munsi, ni ka kazi ukora ka buri munsi, noneho ukabihuza na Kristo. Aha hantu ndagira ngo tuhaganire neza. Birashoboka ko hari ibintu byinshi watangiye gukora, hari imishinga myinshi watangije mu gihe runaka nje ntamenya, ariko ukayitangiza wumva ko wizeye amafaranga yawe, wizeye inkunga zitandukanye zizava hanze ndetse no mu gihugu, wizeye inshuti n'abavandimwe bazagusapotinga cyangwa se bazagufasha, wizeye yuko inyubako ukoreramo ari nziza nta kintu cyayihungabanya. Ibyo byose ukabikora, icyakora wumva ko bihagije. Hari n'umuntu uzatangira business cyangwa azatangira akazi cyangwa azatangira umushinga, ariko agatangiza ubushobozi bukeya, ariko akumva ko ubwo bushobozi bukeya buzagenda bukura, buzagenda bwaguka, ariko aba yashingiye kuri ibyo bikeya afite. Ariko ahantu akuzaniye ijambo rivuga ngo ibuye ryanzwe n'abubatsi niryo ryabaye rikomeza imfuruka. Ibuye ari ryo Kristo, ibuye ryitwa Kristo, abantu bararisuzuguye, abantu benshi ntibaryizera, abantu benshi ntibaryemera, abantu benshi ntibaryubaha, abantu benshi ntibarishyira imbere na mbere, abantu benshi babanza gusasa amafaranga, abantu benshi babanza gusasa ubutunzi bwabo, abantu benshi babanza gusasa cyangwa se gushyira imbere imiryango, bakavuga bati ndi umusore kuko mfite papa wanjye, umubyeyi wanjye afite amadolari, afite amafaranga menshi, wenda nintangiza business mfite igitekerezo, ariko papa wanjye azanshyigikira, azampa amafaranga ntangize iyi business. Aho ngaho wabanje gusasa, wabanje nk'amabuye, amabuye we wabanje gusasa nka fondasiyo yawe ni famiye, ni ababyeyi bawe, wabanje gusasa famiye. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko igihe utabanje gusasa Kristo nk'ibuye muri fondasiyo yawe y'ubuzima, y'imikorere yawe, ibintu uzubaka nta gaciro bizagira, nta garanti bizagira. Icyakora tuzabibona bihagaze, icyakora tuzabibona bishayininga, twe tubibonesha amaso. Ariko ndakubwira yuko ubuzima butarimo Kristo, ubuzima butarimo ibuye Kristo, nta garanti bugira. Ikintu cyose uzubaka, ikintu cyose uzatangiza utabanje ibuye ari ryo Kristo, tuzabibona byahagaze, ariko mu mwaka umwe bizasenyuka. Ariko nubwo watangiza imbaraga nkeya, nubwo watangiza imbaraga zigaragara nkaho ziciriritse, ariko zirimo Kristo, mu mwaka umwe bizagira imbaraga ziruta, ndetse bizagira uburambe bukomeye cyane kuruta yuko watangiza ibigaragara by'uyu mubiri, ariyo mafaranga, aribwo butunzi bw'iyi si, ariyo mafamiye, arizo nyubako zikomeye, ariko nyuma bigasenyuka. Bitewe n'iki? Ntabwo wabanje Kristo. Nshuti yanjye, ndakwinginze mu bintu byose wubaka, mu bintu byose utangiza, tangiza iri buye ryitwa Kristo. Mu bintu byose ukora, ibuye ryitwa Kristo ribanza imbere. Fondasiyo y'ubuzima bwawe, fondasiyo y'ubuzima bwawe, nyemerera reka itangizwe n'ibuye ryitwa Kristo. Reka itangizwe n'ibuye ryitwa Kristo, nibwo hazaza imiyaga, nibwo hazaza imiraba, nibwo hazaza intambara, nibwo hazaza ibigeragezo, ariko bisange wowe ukomeye, bisange wowe ushika, kubera ko hari ibuye ryabanje. Kuko ibiza byose biza bikubita kuri Kristo, kandi bije byose bihuha kuri Kristo. Nta kintu bibasha gutwara ibyubakiye kuri Kristo, kuko ibyo twubatse byose hari ubirimo. Ibyo twubaka byose hari uwabibanjemo.
imiyaga izaza, imiraba izaza, ikubita izi ko ikubise bya bindi biwubatse, izi ko bikubise ubuzima bwawe. Ariko mu buzima bwawe, muri proje yawe, muri bizinesi yawe, mu murimo ukora wa buri munsi, imbere harimo ibuye ryitwa Kristo. Ndakubwira ibuye rihindura, ndakubwira ibuye rinesha, ndakubwira ibuye rirema ibintu bikaremeka, ndakubwira ibuye umuntu yizera ntakorwe n'isoni. Iri buye iyo waryizeye ntujya ukorwa n'isoni. Iri buye iyo waryizeye nta kintu cyawe kijya gihungabanywa n'umuyaga. Cyakora bizaza biturutse impande zitandukanye, ariko kuko imbere harimo Kristo, haleluya, icyo gihe nta kintu bizagutwara. Ndetse mu mubiri wawe, igihe Kristo azaba ari mu mutima, nta kintu kizakubasha. Indwara zizaza, ibyorezo bizaza, ibibazo bizaza, ibigeragezo bizaza, bize bihungaba bishaka uyu mubiri wacu, ariko kuko imbere harimo Kristo, harimo ibuye rikomeye, nta kintu bizagutwara. Kuko imbere harimo uwanesheje, kuko Kristo akimara gupfa akazuka, hari ubutware yahise atanga, hari ubushobozi yahise atanga, hari icyubahiro yahise atanga, hari ubudahangarwa yahise atanga. Mu bintu byose dukora rero, iyo tubanje Kristo imbere, nta kintu tubasha kuba. Mu bintu byose ukora banza Kristo, mu bintu byose uvuga banza Kristo, mu ngendo zawe zose banza Kristo, banza ibuye, banza fondasiyo yitwa ibuye ryitwa Kristo. Nta kintu uzaba, ntabwo uzaseba, ntabwo uzakorwa n'isoni wabanje Kristo imbere. Banza Kristo imbere mu byo ukora byose, banza Kristo imbere mu byo uvuga byose, nta kintu uzaba. Bivuze yuko Kristo turamukeneye mu gihe gisa nk'iki, ndetse no mu gihe kizaza Kristo turamukeneye. Rero igihe tutazamubanza imbere, ibintu tuzakora byose bizaba imfabusa. Ibintu tuzakora byose nta hantu tuzagera. Cyakora uzabyubaka mu mwaka umwe, ugire ngo wagezeyo, ugire ngo byakoretse, wirengagije Kristo, wizeye mu mafaranga yawe. Ariko mu myaka 2 ni handi bizasenyuka, ukajya mu kibazo cyo kuvuga ngo iyo mbimenya nari kubanza Kristo, iyo mbimenya nari kwizera Kristo. Hari abantu benshi batangiza imirimo itandukanye bagahita bibagirwa Kristo. Imirimo bakoraga yo mu rusengero bakayireka, uvuga butumwa bakoraga bakarireka. Icyo gihe imirimo bakora ya business cyangwa se n'ibindi bitandukanye, ibyo byahise bisimbura Kristo. Ntusimbuze Kristo ibindi bintu, ntugire ibintu banza kubakisha utarabanza Kristo. Ndakwingize inshuti yanjye, ntugire ikintu na kimwe ukora utabanje Kristo. Ndakwingize ubanze Kristo mu gihe cyose ugiye gutera intambwe, kuko iyo uteye intambwe imwe, Kristo nawe atera izindi nyinshi, aza agusanga, aza akorana nawe. Imana ishimwe cyane. Hari abantu benshi bajya bagira viziyo ku miryango yabo, bagakora amaproje, bagakora saving, cyangwa se bakizigamira mu mafaranga, bareba hazaza habo, bavuga bati abana bacu batazabaho nabi, abana bacu batazakorwa n'isoni, batazandagara, tutazabura ijambo hanze ahangaha mu gihe kizaza. Icyo gihe uba wagize ubwoba bw'ahazaza, ugakoresha imbaraga zawe ufite z'amafaranga cyangwa se z'ubundi bushobozi butandukanye. Icyo gihe bikanashoboka cyane babana iki gihe kikagera ya mafaranga ahari. Ariko hari ingero nyinshi dufite z'abantu bagiye batangiza ibi bifatika, ubu butunzi bufatika, bibagiwe ibuye ryitwa Kristo, ibintu byabo bikagwa bigasenyuka, ndetse iherezo ryabyo ry'ibintu byabo rikaba ribi cyane. Ariko ni byiza yuko mu byo dukora byose tubanza Kristo. Teganyiriza abana bawe wabanje Kristo. Umurage w'abana bawe reka ubanze ube Kristo, ubanze ubibuye. Raga abana bawe iribuye, raga abana bawe iribuye ryitwa Kristo. Mbere yuko baraga amazu meza, mbere yuko baraga ahazaza hawe habo heza, mbere yuko baraga ibibanza byiza, mbere yuko baraga amafaranga, mbere yuko ubaraga amakonta aremereye, mbere yuko baraga ibintu by'agaciro, banza ubaraga iribuye, banza ubaraga Kristo.
na bya bindi by'agaciro ufite bazabibamo bashikamye badahungabanywa n'umuyaga, kuko wabanje kubaraga Kristo. Mama, papa, wowe mubyeyi ufite abana bawe, banza ubarage Kristo, aho kugira ngo ubanze ubereke uko biga business. Banza ubatoze uko bubaha Imana, banza ubatoze uko bubaha Kristo, aho kugira ngo ubanze ubigishe iby'iyi mirimo itandukanye cyangwa se iby'ama business. Banza ubigishe Kristo, banza ubatoze kubaha Imana, banza ubatoze kubaha Kristo. Ibi nibyo, niyo fondasiyo. Ibindi byose bazakora bazabikorera hejuru ya Kristo. Bahazabanza Kristo, ibyo uzabaraga byose bizagira inyungu, bizaba umugisha, kuko habanje Kristo. Ibyo ukora byose rero banza Kristo. Ndakwinginze, mu murimo w'Imana gira Kristo agwiriye muri wowe, girira ibuye. Hari abantu benshi baba mu murimo w'Imana, hari abantu benshi baba mu makorari, hari abantu benshi bagira ivugabutumwa ritandukanye, ariko bakibagirwa iri buye. Tujya tubibona kenshi, ugasanga umuntu ari mu murimo w'Imana, ariko ugasanga imikorere ye mu murimo w'Imana ntabwo iri ku kigero gikwiriye, mu buryo bushimwa n'abantu ndetse n'Imana. Ugasanga umuntu yabaye mu murimo w'Imana ariko yibagiwe imbuto. Umuntu yabaye mu murimo w'Imana ariko yibagiwe kwitwararika gukorana n'iri buye cyangwa se kugendana n'iri buye. Ni byiza ko waba mu murimo w'Imana ariko wabanje iri buye, aho kugira ngo ubanze repetition, aho kugira ngo ubanze kujya muri korari, banza wubake muri wowe iri buye ribanze rigwire muri wowe. Hari abantu benshi babanje umuhamagaro, babanje kumva bagize inyota yo kujya mu muhamagaro cyangwa se kujya kuririmba cyangwa se kujya kuvuga ubutumwa, ariko batabanje ibuye mu mitima yabo. Icyo gihe birabagora, kubera ko bagize ishyaka. Yego, ishyaka ni ryiza, ariko bagize ishyaka batabanje gutunga Kristo muri bo ngo abanza agwire muri bo. Ibi bigira ingaruka. Ibi bigira ingaruka kuko iyo utabanje kubaka Kristo muri wowe, no mu murimo w'Imana birakugora, birakuvuna, wumva ari umutwaro, wumva bikugoye. Ugera mu bigeragezo ukumva wabivamo, ugera mu bibazo ukumva wabireka, ugera mu bintu bigusumiriye, ugera mu bukene ukumva wahita uva mu murimo w'Imana. Aha hantu ntabwo wabanje kubaka Kristo nk'urufatiro ruzima, ntabwo wabanje gufatira ibuye ngo urigire fondasiyo. Abafashe Kristo, abafashe iribuye bakamugira fondasiyo mbere na mbere, mu murimo w'Imana baba bashikamye. Iyo haje amagambo abaca intege, ntabwo batezuka, ntabwo basubira inyuma. Iyo haje amakuba n'intambara, iyo haje ibibagerageza, iyo haje ubukene, iyo haje uburwayi, ntabwo bavuga ngo babivamo. Hari abantu benshi dufite, ni ingeri nyinshi twagiye duhura nazo, bagiye baba mu murimo w'Imana, bagiye baba mu muhamagaro, ariko bagahura n'ibintu bibanyeganyeza. Kuko nanone nubwo ufite iribuye, ntabwo bivuze yuko utazahura n'intambara. Ntabwo intambara zizabura kuza, ibigeragezo ntabwo bizabura kuza, ariko hari itandukaniro ry'umuntu ufite ibuye muri we ari we Kristo n'umuntu utamufite. Bivuze ngo imiraba izaza igwira aba bantu bombi, kuba ufite Kristo n'udafite ibuye ari we Kristo. Iyi miyaga bose izabageraho, ariko hari itandukaniro mu kunyeganyega kw'aba bantu babiri. Hari uburyo aba bantu banyeganyega. Umuntu ufite iribuye ntabwo anyeganyega nk'utarifite. Abantu baba mu murimo w'Imana rero badafite iribuye, ntabwo baramba, ntabwo bamara igihe, ntabwo bakora ibintu ngo bigire inyungu mu bwami, ntabwo bakora ibintu bumva ko bari gukorera Imana. Hari igihe uzababona ari bo gusa, ntubone Kristo muri bo, kuko ntabwo habanje ibuye. Cyakora habanje amarangamutima yabo, habanje ishyaka ryo kumva banyotewe, habanje talent, habanje impano bafite, ntabwo habanje ibuye. Nicyo kibazo. Ariko ntabwo bivuze yuko hatari abantu babanje Kristo, bakaba bari mu muhamagaro ndetse batanga n'umusaruro mu bwami bw'Imana. Haleluya! Birakwiriye rero kubanza Kristo mu murimo, kubanza Kristo mu bikorwa byawe, kubanza Kristo mu byo ukora byose. Turi kugenda tugana ku musozo, ndagira ngo nkubwire yuko ubuzima bwose
Kristo atarimo, imibereho yose Kristo atarimo, umuhamagaro wose iri buye ritarimo. Haleluya! Ikintu icyo ari cyo cyose Kristo atarimo, ndaguha itangazo yuko Yesu arabifuhira. Ibyo bintu byose Yesu arabifuhira. Yesu afuhira ubuzima atarimo, Yesu afuhira business atarimo, Yesu afuhira imibereho atarimo, Yesu afuhira inyubako zawe atarimo. Yesu arafuha. Yesu yabonye hari ibintu wimakaza ariko utamubanje, arafuha. Ntabwo abikunda, arabifuhira. Iyo watangije ama business utamubanje imbere, nubwo wabitangije ariko arabifuhira, ntabwo abikunda. Iyo wagiye muri korari utabanje kwimika Kristo, Kristo arabyanga. Abashaka kugira ngo abanze gucuri, abanze akwinjiremo neza, ku buryo icyo uzakora cyose atazaba ari wowe, ahubwo azaba ari Kristo muri wowe. Bivuze iki? Bivuze yuko biradusaba ko ibyo dukora byose, ibyo tugenderamo byose, dukeneye iri buye. Nk'umuhamagaro dukeneye ibuye mbere na mbere yuko tujya mu bindi bikorwa byose. Imana ibaha umugisha. Tugana ku musozo, birashoboka yuko hari igihe cyatambutse, hari igihe cyashize, ukaba mu bihe ubanza kwirebaho, ubanza kureba ku buzima bwawe, ubanza kwiyitaho, ubanza kureba ku bushobozi bwawe, ubanza kureba ku mafaranga yawe. Kristo ntumwibuke. Iki gihe navuga ngo Imana ikubabarire. Iki gihe navuga ngo Imana ikwambika imbaraga, ndetse bibi bihe byiza byo kongera gusubiza amaso inyuma ukareba, ese ahantu naciye nabanje Kristo, ese ahantu naciye nabanje kwimakaza Kristo muri njyewe, ese ahantu naciye nabanje kwiringira Imana. Nusanga utarabigenje uko nguko, wongere usubire inyuma, winginga Imana, maze yongere ishinge ibirindiro muri wowe, maze iri buye ryongere riture muri wowe. Nibwo uzashikama, nibwo uzaba mu buzima bushimwa n'Imana ndetse n'abantu. Nibwo uzashikama mu muhamagaro, nibwo uzashikama mu bintu byose ukora. Imana ikwambika imbaraga kubw'intege nke wagize, Imana ikwambika imbaraga kubwo gutezuka cyangwa se no gucika intege wagize, ariko biba umwanya mwiza wo kongera gutera intambwe, ugafata umwanzuro, ukongera ukavuga uti Mana ndongeye ndagarutse, mbonye ko ibyo nubatse byose ntubakiye kuri wowe, ndongeye ndakugarukiye, ndongeye mbaye mushya muri wowe. Nawe utaramenya uyu Kristo, nawe utaramenya ko Kristo ari ibuye, ndakubwira ko Kristo ari byose, umwizere kandi umwiringiye, mu mwiringire ashoboye byose. Nta kimunanira, nta kimukoma mu nkokora, nta cyamubangamira. Kristo ni byose ko mufite. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Uri buye rizima rikomeza imfuruka, uri buye rizima rikomeza imfuruka, uri buye rizima rikomeza imfuruka, uri buye rizima rikomeza imfuruka. Yesu we, ngize ngo nkuvuge, mbega na hera hehe, cyangwa na rangiriza he, uri buye rizima rikomeza imfuruka, uri buye rizima rikomeza imfuruka, uri buye rizima rikomeza imfuruka. Mana ishoboye byose, Mana ikomeye, tugushimiye umwanya mwiza waduhaye,
tugushimiye ibihe byiza waduhaye mu ijambo ryawe, tugushimiye irindi hishurirwa watanze, tugushimiye ubundi bumenyi watanze, tugushimiye kundi kwizera utanze. Cyubahiro n'ikibi cyawe, kandi vuga butumwa mwami ukomeze uryagure, kugira ngo mwami w'abami abantu bakomeze mwami bavuge iby'ubwami, bakomeze mwami bavuge kugira neza kwawe, bakomeze mwami bavuge ibyururutse imitima. Reka gukomera kwawe kuganze, reka icyubahiro cyawe kigaragare none n'iteka ryose. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo, amen.